Yemwe yemwe. Yemwe yemwe. Karame. Muraho. Bitera. Yego Kostona. Komera. Yewe ntabwo ntabwo washaka kumba wose. Ajya sibyo mvuze karibu. Oya abanyarwanda bose. Zahicara. Kanere nanjye akantu nicare. Imyaka myinshi. Icara hariya ntari. Cyangwa wicaye. Reka ngende umujene rwose. Bakuba. Cyafite umugongo ukomeye wowe. Nta bakobwa benshi twahuye umugongo uracyari mwiza. Wa mugongo waracyari wose da. Amakuru se. Amakuru ni meza turaho. Imyaka myinshi pe. Kore ntabwo nigeze nza kukureba byarangoye. Byarakugoye kundeba cyangwa ibyo nakoze nibyo byakugoye. Ko nta mumarayika suba ku isi, nta mumarayika waho. Ahubwo nyine ikiza no kwikosora nizo ariko ko wikosora. Oya buriya uzi ko wakoze ububwa ukiga nyine ubwo ntabwo wakongera. Ubu ninjye muntu umve ngo binagenze neza nakiga n'umubatizo. Abatizwa nkatangira kubabwiriza nkababwira nti murebe ihene muyitinye, murebe ingurube muyitinye, murebe inkoko muyitinye nimugera ku nka ibintu byo kwitiza ibintu by'abandi wapi. No muri Bibiliya birimo buriya muri gereza bajyaga babitwigisha. Ngo kwitije witije ne ngo yigarure. Yewe oya yenda icyaha cyo cyarakozwe. Ariko umuntu arahinduka. Ariko nabwo nagiye gukora icyo cyaha ariyo mahitamo mfite yonyine. Ubwo mbese uzi ikindi kintu wakora? Oya ibyo gukora narabikoraga. Ariko uzi gukorera ababosi batanu. Buri mu bosi wajya gusoza akazi ngo ndakwirukanye ngo wasinziriye ku kazi. Akabura n'umuntu umukwishyura. Rero natashye nihebye mvuga ni icyo ndi bukore kugira ngo mbeho ndagikora. Ubwo kubona kantu kaziritse hariya ndavuga ni Boss. Umeze ute se? Fresh? None se amafaranga nagara gushira ngo ngere umeho ibindi bibiri. Wakoze iki? Wakoze. None se buri gihe uko duhuye naguma amafaranga. So wahise wumva nyine yuko buri munsi nzajya nyaguha buri munsi. Niba nabifite rero n'ubundi nta utandukanye na Korode. Korode wa? Uri iriya. Umuntu wa Rugamba. Mutandukaniye pe. Yanajyaga mbona umuntu w'umugabo utabura amafaranga. Ariko nimba uyabura nawe nta utandukaniye nanjye pe. Hewe nawe bakabaye bakwita bise. Nese abantu bo mugira babura amafaranga. Nese ndi gukora. Ndi gukora. Ariko amugani. Ntabwo ndi gukora. Amafaranga rero nazanye wenda ndi kuyabara nkatera imibare nkareba sigaje igihe kingana gute ndakoresha mu wibuye. Ntabwo ufite amafaranga yo kugenda amereza buri muntu wese. Naraje sinakuguriye wagiye ushima ariko. Nyine cyagenda narashimye najya n'uyu munsi ngiye nshimye. None ubu ngubu ndi kunenga gusa. Ubu ngubu ko kunenga kubera iki? Ko nyine kubera ko akena. Basi Imana igufasha. None se uri kubona uko urya cyangwa uze kuza mu rugo nimugoroba tuguye ibiryo? Oya icyo si ikibazo. Ikibazo cy'ibiryo cyarakemutse kera cyane. Kandi amafaranga ufite? Amafaranga afite nayakubwiye narayabariye mbagiye sigaje hano mbari ibintu byose sanga ntabwo nari amafaranga nagenda mpereza mu isi. Iyo telefone yawe se bakoheje amafaranga ngo umeho? Ntabwo ari amafaranga. Ariko se mbwa nimba wakennye waretse nkakugurira telefone. Ntunyubaho. Sorry. Mbabarire basi ntabwo umenye urwego rwawe. Nibone tuganira ntabwo ndi mugenzi wawe. Uko nabonye agatungo kaziritse hariya ndavuga nti reka nkitize ndebe niba bishoboka nanjye ubuzima bwo. Urashoboye umuntu yitiza ukitiza ibintu bya Kamari. Buriya wumvaga Kamari ari buguhereze? Sha bibaho nyine. Sha nta kundi basi ubwuje wenda warahindutse ntari. Oya jye narahindutse hafi guhindukira. Narahindutse nshaka no kurebana n'Imana mu maso ndavuga nyiyereka. Hari umuntu muri Bibiliya batubwiye ngo yabwiye Imana ngo ndashaka kubona ngo mpite nipfira. Amaze kuyibona ashaka kuyibwira ngo noneho ngo bumaye indi myaka ingahe. Ibintu byabaye ahise agenda.
ahita apfa nyine nanjye nshaka kuyireba mu maso ariko mpita nibuka ko ninyibona ntari burare urayihita upfa mpita vuga nti bubyihoreye komeza unyihishe nkomeze ngushake ariko ndiho ariko disi urasa neza ntabwo Imana itagukoreye wa mugani nari nzi ko abantu bavuye hariya baba barabaye nabi njyewe nakoraga n'agasiporo ariko ibigori byo si ubwo bishobora gutera nabi amenyo yawe ye hafi ya nabi ko ngako yenda ko umuntu yanabimirira aho ngaho ariko akabaho nari se waba urara ngo upfe noneho shani mba rukomerera aho ngaho rwose nawe ako se nanone da ibijigo by'uracyabifite na nyibeshye yego hanyuma se hanyuma turawe n'ibisanzwe umwana ngo bimeze bite narabyaye ufite umukobwa umuhungu mukuru umukobwa we ko wari umuvuze ntawe uhari umukobwa nyine ni cyangwa uri ko mwifuza oya n'undi nimbyara nongera kugira nzabyara agakobwa ngende nyuranyamo nyine umuhungu umukobwa ubivuga nk'aho ari wowe bipanga oya sinjye ariko erega Imana irumva icyo Imana tuyisabye irakidukorera igihe rero natinze kuza kubasuhuza kubera utuntu mba ndimo gusura imiryango bamwe bambwira ko bankumbuye abandi bambeshya nabyo rega mba mbizi buriya ariko dore ndashyize ndaje shawura ukoze pe ahubwo se nta n'agashara kari hano ntacyo noya naje nanyweye nduzuye rwose nizere ko utakinywa inzoga oya ibintu by'inzoga byose n'ibintu bikurangaza ubishyire ku ruhande pe duracyari umusore muto mwiza ni umutobe ahubwo se bambwiye ariko ko mudakunda kuba muhari hano muhabarya ariko kujya banjye mbasura mbabona sibyo kujya guhinga mu itsinda araha kandi kazi dufite koko sibyo ariko bizinda kwemera nyine usibye akantu ko gushana kugira nta kintu n'ubundi nta kuntu wakanga kunyemera kubera ko ngiye amakuru yose muri Karitsimba nyafite mbaza amakuru ushaka kanya nyakubwire kuva hasi kugera hejuru ni nyine yo kuva nk'iki cyumweru cyose yani umunsi wo kwa mbere yego umukecuru yari arwaye nyine amaze kurwara araremba kwa kabiri Mutesi aza kumurwaza kwa gatatu Rugamba twarahuye nyine ambaza kuri wowe ambaza ngo nyine ngo uriya muntu ni uwa hehe kwa kane hari umunsi kwa kane cyane kwa gatatu ni kwa gatatu ubwo Rugamba twahuye mu gitondo ubwo nakubeshye nyine bihangane ariko nyine amakuru nayo ngayo nari mfite Rugamba atangiye kugendaho Rugamba atangiye kugendaho oya naga kugendaho wenda kubera ko nagura umuhanda ahubwo nyine ari kukwibazaho kuva waza muri Karitsie akabona umuntu w'umusore nkawe umaze igihe kingana n'uko nta kintu akora ino Karitsie ni gitifu ni mudugudu niki mwese naguze kare afande tugira muri iki cyaro byafande ibyo bikora ega mwebwe no kumakuriye ahantu umuntu ukomeye ari gitifu twe twakuriye ahantu duhura na perezida mu muhanda bagarengana duhura n'abantu bakomeye b'ingeri zose n'abavuye hanze ibibuga by'indege ntabwo wabera perezida cyane imodoka nkayibona inyuze ati umusaza ararengana perezida wa koperative ariko reba yewe ese wowe na perezida ukaba udafite n'amafaranga yo kuma ese yo kuguha we yampaye angahe we yampaye angahe none se ko si bambwiye ngo wihuye na perezida ngo ngahita guhindura ubuzima ukatukira ndi kukubwira ntuye muri Karitsie perezida ajya anyuramo nkamubona atize ya modoka n'iza perezida nyine nibyo nkubwira wa koperative babandi bafite bacuruza ikawa imodoka nyine zinyuraho ni ziba zitwaye ikawa zigiye kwiranguza sundi kuyanira nawe ngaba mbabarira ntabwo nongera ubwo nibyo webwe rero murabo umuntu ukomeye ari gitifu nk'ubu umva uzabiki njyewe ubu se nzakibara nyine njyewe numva nzaba umunyonzi nyine ukomeye ahubwo ngo uri igare nanone ibyo wari ufite byagiyeho bararinyibye ariko ushobora kuba ari ikigabo cyabaga cyitwa Stone nicyo kibaga kiba n'amahene Stone ko yambwiye ko y'ibyipoto n'amagare yarayibe uriya nta kintu na kimwe atiba cyose ikintu cyose gishoboka arakiba ashobora no kukureba gutya gusa amaso yawe akahita yiba ahubwo buri murandeba mwahuye yewe ona Rugamba yahuye mu kazi asigaye bari mu rugo nawe bari hano se cyangwa akagoroba arakata akajya ku gasantere shasi buri gihe pe mugabo wanjye n'umuzi koko mugabo wanjye ntago ibintu by'akabara bikunda niyo ashatse kukanywa akanywera mu rugo umugabo hano se mu itsinda ujyayo uryariga kuko ugiye mba nshaka rigamenye utuntu ufite ibibazo rega buriya ushaka se
kugiza kudusura buri munsi ku buryo umenya isaha tuba duhari. Bana buri munsi ariko nanone nkacishamo iminsi 3 nkaza nkareba ukuntu umeze nta wamenya. Shasi ubu tuba duhari itsinda ryo ni kuwa 2 no kuwa 4. Si ibyo si ubundi ahanini ku cyumweru nabwo yagiye njya mu misa n'umugabo n'abana n'umwana. Ubundi indi minsi yake iyo bintunguye ubundi tuba twibereye hano n'ubu nuko usanze Rugamba yaragiye hari amakara twatwikishije hariya mu kabande ubwo yaragiye kureba uko byifashe. Mamagaye se ubu wese ubona n'agafone akanyaka ayo bampaye ngo negeshe nza naje n'amaguru mpita nkahamo agatelefone sinjya mumenyera ubundi bari rwo genda umukobo ngo anyishyura rya akabantu bishyuza nabo abantu bishyuza bakishyuza n'umuntu ubuse kano kanyitanye gufata amadeni n'agafanta nikopesheje ariko n'ubundi agafanta sana nk'agafanta ahubwo reka mugewe yarambwiye ngo Shasta urakoze nukuri ndabwira n'umutware ko wanyuze hano. Ariko umubwiye nta kibazo. Ngende inshuti n'Imana rega. Sawa mama simuyerekeje. Yawe ntumerekeze. Igikonji kacyumva. Nyine nga basi mbabarire. Ariko se wamugane kankwaza akabazo k'amatsiko. Nyine ariko ibintu bizima noneho nibizima nibizima n'umubyeyi wawe umufite yabikubaza nyine kumaze igihe cyose kingana gutya naha nyine nakazugira uziko wagira ngo urimbura mukora ahantu hose ngiye murana na Mike ndakata ngiye kuvoma aho na Mike ngakata ngiye mu ishyamba aho na Mike ngakata ngiye ku muhanda aho na Mike ahantu hose ni Mike neza ubundi muri ikatse bari babizi kari ngiye na Korode tuzere nako dutembera abantu bako nago bazerera baratembera ariko usiga ubunga nka rombi neza nakurambiye ahubwo narindi hafi guhamagara pastor ngagusengeye roho mbi kuri igenda uko uragenda pe uragenda ahubwo sizima inkweto ragrahinga sengeye inkweto imwe nkawe umva mubwiye uzagire bikureba je nivyo ko ndi hano ntibikureba sibyo ariko maybe ko nakugize inshuti yanjye ukaba ufite uburenganzira ya ntabwo nzongera kuri kwaza basi nisi zatarya uzagenda ryari ibyo ndimo nibirangiye reka akazi so kubyuka saa moya ngo ugiye guhinga ngo ugiye kunyonga igare twebwe n'undi buzi dukora ku mashini hari n'ubwo dukorera mu mutwe gusa ibyo ntago wabyumva wenda uri kumva wagira ngo nasaze mbabarire basi kubaza bitandeba uzajya nyine ureba ibintu bikureba itakureba wikureba mfite amatsiko yo kubona umuntu w'umugabo ungana nkawe ndakora none yatangiye no kubona amafaranga yo kungurira wanakenyera n'impamvu yo kugumana nawe genda ubwo nyine tuzongera kuba inshuti nubona amafaranga cyana barakiroze si gusa Antoni sinjya munyimenyera nk'uko wari wambwiye ko utari mugoroba utashya amasaha bigenze nahise ari cyo bitwaye ugomba nagukumva niyo mpamvu wankanguye kare ibyo bintu nzagukurikira uzi ko nkazakumira imwe hari igihe unkangura mfite igitotsi uzi ikintu umaze kubona se hari igihe ubyukiriza umuntu kurya ugasanga niyo wari ushonje kukurusha ariko nta ridasi nakangukiye ubusa aha ntabwo nagukangurira ubusa oya ariko mu gitondo rero nzabibaza abakuru biriya bintu ntabwo bibaho bintu birasobanutse ariko nsubite sho maze kubyanika kera imaze kumwoza ariko akazi ko muri urugo kari kankubise koko wagasoje se cyangwa ngira ko ngufasha asigaye koza ibyombo ndabyoza nimugoroba ubwo tukoga turyame ese meze neza ntabwo ndi guhinda umuriro ndi muzima baba mubwiye ngo twebwe turyame nshaka kumva ngo niba ufite umuriro nakora ufite buriya ahubwo nuko mu ijosi utari ese kuri kunseka urajya dukora iki kindi atari ukuryama ntibyubashywe ahubwo nari ndimo ndajya hahandi nagiye
yo kuri aya manywa y'ihangu. Uko nageze kuri ka gashyamba ka ruguru iriya kakandi tuzamukiramo ugahita uca kuri rwa rusengero bahariya mu Kagarama. Umuntu w'umugabo ku manywa y'ihangu ari gufata umwana w'umukobwa ukuntu. Nako nagize amahirwe mpagera atarabisoza. Ariko yaramushwanyagurijeho imyenda iyo ntagoboka ko ari kubikora. ariko umwana wamutabaye Ese bite ku yindi? ntarebe nyine uwo mwana wamutabaye Ese ko mbona utangiye gutubikana. nk'ibintu byo kungufurega bitera ubwoba ubwo nyine mba ntekereza nk'umuntu w'umugabo mukuru utinyuka gufata umwana ku ngufu. Oya njye ndakubwiye ngo nasanze yamuciyeho imyenda kandi yari umwana w'umunyeshuri none babandi bakiga za segonderi. Ishati yayiciye udupensi tumwe turi hariya mpageze nibwo nahise mfata inkoni iri aho hafi icyo kigabo mbona nicyo kigiye kiruka kizamura amapantaro. Gusa muteye Imana ishimwe ko wamutabaye. Imana ishimwe ariko rero cyangwa urarwaye kuri gutubikana. Ni ibintu byo gufata nyine barenkereza ukuntu nk'umuntu mukuru yubahuka agafata nk'umwana abyaye ukamufata ku ngufu. Barenkereza nyine ko Uzi ko wagira ngo siwe twari turi kuvugana mu kanya. Okay, ibyo tubireke nyine byarangiye rwamutabaye ntarize. Uzi ko mpindukanye nka bose. Wowe wa mugore twari turi kuganira ibintu bya 11:00. Ego juru umenye ko turi abantu bakuru twabyaye bibaze nka kire baca baye ari umwana w'umukobwa umuntu nyine akamukorera ibintu nk'ibyo. Mashari umura. Abana bacu tuzabarinda kandi n'Imana izadufasha. Ariko ndabizi ntituzahahora ariko tuzagerageza dushobora. Barakoze basi. Kandi nabo tujya hesa uko tuzagubarira. Ego shuri wanje none se urarya mbere yo koga cyangwa uragumaze kurya? Tujye mu cyumba njye. Sheri naby'icyumba. Navuga ibyo kurya. Urira mu cyumba se muri saro. Wanze koga. Urye twitatu. Cyose sinye kumenyera. Ngatugende basi. Kangwiki. Ariko reka mbanze njye koga. Wowe ikiriya amazi muri. Ndagushyira amazi muri dushe wicaye. Nawe urashotora. Igize. None se. Ugura umugabo wanjye. Kandi uyu mwana ari hano ntabwo wabikora. Kariya hari tuba tugomba kuba Uzi ko mbona nagira ngo ntabwo tuziranye. Nisugira ngo tugende gute? Ese ibintu bitwaye. Buriya nk'umwana. Erega nta kibi kirakiri muri umugore wawe. Imbere y'umwana. Uragira ngo azabitangire akiri umwana atangire. Uyu munyambana mu mama papa basomana. Abikorera nde? Kiri. Meze neza se? Yako wicaye na tonto wumva bimeze gute? Wumva bimeze gute? Bimeze neza. Ngorera akantu se? Mama yarambujije. Yarambwiye ngo nimugurira ngo nzaba nkoreye Satani kandi ukorera Imana nyine ntabwo nzajya mugurira. Sibyo? Satani ashobora kuza akantwara. Antwaye ntabwo wababara. Ntabwo wababara? None se rata mu rugo hari ibiryo byaraye? Hari ibyo wasizeyo? Ngo tujye kwirebera mama. Mbwira. Mbwira nyine njye nahita ngurira indi moto. Biriyo? Batetse iki? Batetse iki? Umuceri nawe ntabwo nawurya. None se waretse nkajya kukwihera umwumbati ahubwo mu rugo ko hari? Ntahangaha. None se ubundi mama wamubonye urabizi ko nanjye mfite mama? Urabizi ko nanjye mfite mama?
ari mu nzu araryama. Uzi ko ajyamo n'umuneke se nanjye mu gitondo mbyutse. Nawe ndi umwana nyine wa mama. Mbese wari uzi ko genda ari umwana? Utazi kuvuga neza. Ntabwo mbizi kuvuga neza nyine wowe uzi kuvuga kundusha. None se mva nkubwire. Data. Papa wajya gukubita? Papa wajya gukubita? Rugamba. Nawe gukubita? Nawe gukubita uzambwire sibyo? None tuza ujye wirarira hano nje tujya no kwahirira inka. Sibyo? Tuba tujyana. Ngayi moto yawe ntware. None se ari tonto nawe nindi utware moto? Ngaho fata rero. Urameka se? Urameka? Ntabwo umeka? Ni musho twagiye rero. Tujye kureba mama. Nyine, okay. Wereka ngo heke rero. Sibyo? Dutahe. Mu mugongo vavo. Pana ndogobe. Twagisha. Nindi uhetse undi? Wakomeje? Twagiye. Stop. Karame. Abanye muri gatatu samba. Umwana ungana kuriya kiri yakunani. Bosi wanjye rero buriya twebwe mu byo twatojwe muri gereza kirazira kujya mu ishyamba ukajya gutora y'inkwi utazi iryo shyamba ni iryande yarihinze ryari cyangwa se ribarizwa mu kwanya. Uzi ko ari umushumba batumye ihembe ry'inka aragenda akatira mu ifamu y'umuntu ukomeye yabimenya ajya gutema inka ngo ashaka ihembe. Izi bintu byamubaye ubu rero ni ngewe uboni ntabwo kuzana umwana ari ibintu byane. Ese bizatwara igihe kingana gute? Nibisaba iminsi ingahe? Bisaba amezi angahe ngo ibi kintu kimwe cyakangahe? Ariko nyine ntarasoza ngende muri process. Nyine kintu ngo bizafatiye kingana gute ko ushaka kumenya? Ni gito kuko intambwe ngezemo ni intambwe ishimishije. Nge nabanje gushaka amakuru ebana akanaka erega burira nshobora no kugenda nkibeshya ku mubyeyi bitewe n'ahantu mvuye. Buriya muri gereza ntabwo ari ahantu heza cyane. Sida nkora iki ngo ibintu bive mu nzama? Ni ibintu bitinze birapfa. Wowe ihangane gusa. Ndiyangana kugeza gesto. Cyangwa akazi kakunanenza n'abandi bakwitemo. Ufite amafaranga nashaka n'undi muntu. Wenda we nuko yankwizeye umuntu w'umutaramu uvuye hari uzi ibintu byinshi. Udashaka no gusubira wenda nkavuga ati umuntu kuko azi yavuye habi ntashaka gusubirayo. Akazi arakankorera neza. Ariko kamubwire gutya igiye kwihuta kandi biri mu buryo. Siko watangiye umbwira. Oya uyu munsi ntago ari nka kwa kundi. Ni kuvuga ngo ngewe nagira ngo nkusanye amakuru menye ngo umwana akunda iki, nyina arangara ryari, ese papa we aba hari ryari, ntaba hari ryari. Ntukazanire yangirwa mugabo. Papa we ninjye. Nyihanganira mvuze nabi ariko nyine urumva wowe warabyemeje ariko hari ntabwo wabyemera. Icyo rero kikaba ari n'ikibazo. Buriya uzi ko ushobora kumbwira ngo njye nshimuta umwana ngo mwikorere ariko ngiye nkajyana bombo ya senkana cyangwa ijana nkamuzana bitewe n'uburyo nkoresheje. Rero icyo mpamagariye ndashaka ibintu bibiri. Ngo igihe kingana gute bive mu nzira cyangwa se umbwira akazi kakunaniye nshaka undi muntu. Hano hari abantu benshi nabwira kandi bakabinkorera. Okay, mu cyumweru. Kundi gutinda hano niko kugenda nta kaza frishe ni akaza n'amafaranga. Ni cyumweru. Kimwe mushyira ibintu ku murongo. Kimwe kabisa. Ariko buriya mu kazi ushyiramo n'akantu kitwa in case. Okay, umongeho iminsi 3 bari iminsi 10. Akoze cyane. Cyangwa bibiri. Oya. Wowe nkongeye musabye icyumweru kira indi minsi. Uburyo washusha mugira ngo ni ubushoboye akazi ngo urashoboye. Nushoboye iki? Icyumweru bari bibiri uri kunsaba n'ikindi cyumweru. Bosi buriya nuko aba ari ya magambo yacu. Ibintu tuba tubishoboye ariko nanone tubikora mu buryo bwa nyabwo. Sinzajye kwiba nk'umujura utagira ubwenge cyangwa njye gushimuta umuntu gutya ku manywa y'hangu nta n'ubwenge ushyizemo ahita nsubiraho nari mvuye. Subiza umwana kubiza icyo yabiga no kuvuga nk'utumye umuntu mukuru bizagenda gute? Reka umwana ntabwo ari ikibazo ahubwo ababyeyi ndi gushaka tekinike nziza y'ukuntu ababyeyi nabakura ku ruhande. Uzi gushuka umubyeyi ukamugurira umureti ukamutwara umwana atwise amezi 9.
iyo niyo system iba yoroshye. Ntabwo umuntu akiba ngo kubera ibibaraga ngo azi ngo kumenya inzugi ngo n'amadirishya. Ntabwo bishaka nayo. Umuntu asigaye yiba kuri tekinike, wasuye abantu wanabaguriye ukanabajyana koga ugasigara utwaritse n'ibiri mu nzu. Iyo system igezweho. Uribuka ko niba gufata uzasubire bavuga Cyane ni nacyo kintu mba nzirikana buri munsi. ugomba kubikora Neza mu buryo. sibyo mubwiriza icyumweru nibirengaho bikaba iminsi 10 ubwo n'iminsi 3 irenga ku cyumweru sibyo nkuwaye Yego. basange ntwayiriye Nta kibazo. nutushuka kora iby'amakosa byo kwiraza inyanza ukareba epfora ubwo ndabafite ikindi bafite ibikorwa bibiri cyo gushimuta umwana nawe nkakugirira nabi Ibyo ndabyubaha cyane. Ubu nagenda. Ushaka kugenda. Ariko wihangana kabisa. bankundiyese